ibihamya bifatika by'iby'Imana yakoze tubihagarika imbere ya BARUPINZI bavuga ntibyakunda. Nanjye hiyo televiziyo yakoreraga sinigeze mpagera, aho nageze naho YongweTV ikorera. Nihagira uvuga ko iyo televiziyo ntayikwiriye, akabona Yongwe Coffee, akabona Yongwe Hotel, akabona Yongwe Shop, hari igihe tugiye kwinjiramo abantu baceceke. Uwo ntabwo tumutindaho, nahabwa umugisha. Nakomeza kore views. Hari ibintu wakagombye kujya ukemura kuri sheni yawe, kuko nge ndi Dubai muri Aziya naragiye gupakira ibyuma navuganye nawe ndabyemera. Kandi streamer nasanye urazizi n'amamiliyoni zatwaye na ibya televiziyo byo najya kwishinga nawe azaza mugira inama kuko nzaba naramutanze. Ariko ibya televiziyo ntabizi. Cyakora si kuvuga ibyo bizwi nanjye bikamenywa na RURA. Ministeri ifite aho babifite mu nshingano. Nta nubwo ibyo yavuga nakwirirwa mbitindaho. Kandi igihe nasezeranije Korode ntabwo yabura bamusezeranye. Nabikora kubera imyumvire yanjye cyangwa nabyanga kubera imyumvire yanjye. Mu ijambo namenye mu biganiro Pastor Korode yakoze yavuze ko Devorce ari urupfu. Ari urupfu ngo Devorce ni urupfu. Sibyo? Niba ari urupfu ntabwo nakwifuriza abantu urupfu. Avuyemo umupfu Musarongo nawe yifuzaga ko muhura. Ntabwo muzi mbere yo guhurira n'umuntu kuri kamera mwakagombye kubanza guhura. Niyo mbonye umuntu wumvise wakagombye guhagarara hari agahamya imbaraga z'Imana, ari guhamya imbaraga za Satani kubera indage. Ndababara. Yes, ko barimo gukurikirana BigTown TV, mwongeye mwiriweho, amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana BigTown TV 5x5. Ngira ngo imbere ya kamera zacu murimo kumubona Apostle Yongwe, umukozi w'Imana, arimo guseka yishimye kuri telefone, nimba arimo gushaka nimero z'umuntu ugiye kuturemera uyu munsi. Sinzi cyari gushaka kuri telefone, ariko mu kanya gatoya tuzaza kuganira nawe atubwire ibintu byinshi bitandukanye. Yongwe nguyu hano kuri kamera za BigTown TV ni umwe mu bapastor bafite confidence nyinshi cyane hano mu Rwanda. Usibye na confidence, ni umwe mu bapastor uko njyewe mbizi bakize cyane hano mu Rwanda. Yongwe ni umwe mu bapasteri, bamwe mu bapasteri bakize bafite ubushobozi bwo gufungura televiziyo, hoteli, coffee shop, utwara amamodoka menshi atandukanye, arayahindura, uba mu nzu nziza cyane. Ikimenyemenye nuko none afite n'imbwa ye mu rugo ikunzwe kugarukaho n'abantu benshi. Introduction yanjye rahagije, reka tumuhe ikaze mu kiganiro. Reka dusuhuza abatwumva kuri BigTown, tubabwire ngo ibyo ni ubivuze ni ubushakashatsi bwe, ntabwo ari ubushakashatsi bw'abakozi banjye cyangwa bwanjye. Ariko reka tubabwire ko ahubwo ndi umwe mu bakozi b'Imana bacishijwe bugufi cyane, basaba ko Imana idushyira hejuru. Ndi umwe mu bantu babwira abantu ngo ayidigire imini dig, gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kwigirira icyizere ni nonaha, guhura n'imigisha ikwiriye ni nonaha. Cyangwa se ndi umwe mu bantu basobanukiwe neza ububasha Imana ifite, ububasha buri mu ijambo ry'Imana ko gukorera Imana harimo inyungu nyinshi. Niko twabisanzwe ngo kubaha Imana yo gufatanijwe no kugira inyungu no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Nibyo yavuze rero simbizira, kuko gukira ntabwo mbizira, gutwara imodoka nziza simbikira, kubaka biriya byose simbizira. Mu gihugu kirimo amahoro, kirimo umutekano, abantu batera imbere, kuki ntatera imbere? Ntabwo naziritswe ahantu nashobora kwaguka, ahubwo narizituye mu bitekerezo, ndizitura mu myumvire, mfite confidence zuko nzakomera, nzarushaho gukomera, ndi umutsinzi, ndi umuneshi, ndi umunyembaraga mu bwami bw'Imana. Narahamagawe, umvira ijambo rikomeye, intare ibyara intare, imbogo ibyara imbogo, Imana ibyara Imana. Niba Imana ari umutunzi wa byose, nanjye ngomba gutunga byose. Reka tubwire abatwumva ngo karibu tunabasengera Imana izi confidence bazandure mu izina rya Yesu Kristo wavuye akazuka, mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Kwizera ni ukumenya ibyiringiro udashidikanya ko bitazabura kuba,
ndatura ko abantu bagiye kuba ibyo tugiye kubaturaho, ndatura ko abantu bagiye guhura n'Imana mu buryo bukomeye, ndavuma umwuka wo kudatera imbere no kutizera no kudahindura imyumvire n'imitekerereze, ndahamba ibya kera ndarema ibishyashya bigiye kuba. Niko ijambo ritubwira ngo ibya kera mu byibagirwe, iby'akarengane Satani yabaturenganije, iby'akavuyo, iby'induru, iby'ubukene, iby'imivumo, iby'imitongero, ibyo ndabirengesha amaso, ndabona iby'Imana igiye gukora. Ndatura abantu bazakurikira iki kiganiro kubona ibigiye kuba n'ibigiye kuremwa, bagatura mu bishyashya bagasohoka mu bishaje, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Okay, ituro ni nonaha, kwizera ni nonaha, gukira ni nonaha, no kujya gukora ni nonaha. Guhita uva mu rugo ukajya gushaka itseto ugatangira gucuruza. Buti ndiyangaje ngiye gusaba ideni muri banki nkuru, biremewe. Gukira ni nonaha. Umuntu nsabiye umugisha guhomba ntibishoboka. Oya, muri ayidigiri mini digi ntiduhomba turunguka. Ni nonaha. No gufata iyo nomero 0788 54 11 ugatanga ituro ry'uko ubuzima buhindutse, ni nonaha. Okay. Yes, Apostle Yongwe, byinshi biravugwa kuri wowe, ariko reka tubanze tubisimbuke gato kwanza tuganire kuri Yongwe. Nari mfite akabazo ko wakomeje guhindura amamodoka menshi mu bihe bitandukanye, ariko imodoka Yongwe akunda ku giti cyawe akavuga ngo iyi marike iyi modoka ndayikunda kandi ni dream yanje, kuko ufite inzozi nyinshi, abatubwiye ngo ufite n'inzozi zo gutwara private jet, ariko reka tuvuge imodoka Yongwe akunda akavuga ngo iyi ngiyi. Oya, iyo nkunda uyu munsi ntabwo nyitangaza. Iyo nkunda umunsi nzayitangaza, nzajya kuyikoresha mu ruganda, cyangwa se mfite inzozi zo kuzashinga uruganda rwa marike nkunda. Ubu rero zose ndatwara. Okay. Inzozi cyangwa ibyifuzo cyangwa ibyo wavuze byabaye byinshi, abantu benshi barimo gutegereza bakibaza ese Yongwe ibi bintu arimo kutubwira buri munsi bizaza ryari. Dutangiye kuri televiziyo, hari hoteli, coffee shop, amaduka y'imyenda n'ibindi byinshi cyane, bizaza ryari? Kandi mbifite. Kandi mbifite. Televiziyo ngenda bizi nara ninjiyemo kenshi. None icyo nafite ni ikihe? Nago turabona hoteli, coffee shop, iduka ry'imyenda n'ibindi. Amafaranga ari muri nge yo kubikora. Tubwire abatwumva ko amafaranga atarayo mfite kuri banki, nayo bafite no mu mitungo dutunze. Amafaranga ari muri nge, mfite indoto zo kubikora. Imbaraga zibikora ziri muri nge, n'amafaranga ari muri nge. Amafaranga sayo ntunze, ahubwo nayo ngiye kwakira, ngiye kubikoresha. Kabiri, bamwe batangiye kujya kumigisha y'ibyo ngibyo, abakozi barahembwa. Gatatu, igitinze ni ukurocinga. Ubundi birahari. Bigaragara ko ugira ibanga cyane mu bintu byinshi. Bakubita abantu flashlight, ariko ntago babwiza ukuri. Hoteli ya Yongwe iri hehe? Nabizi ko ihari iri ku musozo finissage. Mbaza iby'urusengero, ibya hoteli wibimba. Mbaza uturusengero ruri hehe, uri kurwubaka hehe? Ibya hoteli ayo ni amakuru yawe, ntabwo ari ayanjye. Asante sana. Ariko wumvise, nzubaka hoteli ahantu abakristo bashobora kujya bakarara neza, bakaryama neza, bakanywa kuri coffee shop, kuri Yongwe Coffee, bakarara muri hoteli Yongwe. Hakaba hari umutekano, wanashaka n'icyumba cyo gusenga ukaba wabona aho usengera uri kuri hoteli. Okay. Ibyo nibyo dushaka gukora. Yes, ibyo rero ahubwo byose ndi kuvuga ntabwo ari nza. Iyo atari nza nawe isubirize. Nimba atari nza nje nabihereza inyuguti birahari. Ariko umunsi wo kubirocinga birahari. Birihe noneho ko bihari? Sobanurira niwo ubivuze. Biri ahantu ariko ntago murabi. Oya, ndakubwiriza ariko ntiwumva. Biri muri nge, biri muri wowe ya. Igisigaye ni ukubisohora. Bagiti icyo uzaba kiri muri wowe. Ntabwo uzajya kugikora, ahubwo kiri muri wowe. Mu biganiro nakoze nigeze kubwira abantu ko Imana yanshyizemo ubwenge. N'indege mbonye umutoza mwiza nayatsa,
nkakubita abantu bakije bakicaramo nkayatsa nkayihagurutsa nkagwi Washington ariko biransaba umutoza. Ibyo byose rero nyine ugomba kubikora niki kandi confidence zibikora ziri muri ahubwo ndongera confidence kugira ngo mbigereho. Ahubwo umwanzi wanjye ni umuntu wambwira ko bitazaba. Televiziyo yo yararangiye ndabizi ibintu byose biri fresh kabisa izafungurwa ryari. Ibyo hamya ko byarangiye ni ibyo wabonye. Nibyo nabonye ariko hari nibindi byarangiye utazi. Okay. Nka ni nka nyine nka ni nka Okay. Agapfundikiye gatera amatsiko iyo wishize habona barakureba. Natuye ibikomeye kuko nzakomera. Navuze ubudahangarwa bw'Imana kuko nzi imbaraga z'Imana. Navuze ko Imana ariyo mutera nkunga wanjye kuko isanzwe intera inkunga. Iyi Imana yakoze ibya mbere ikora n'ibya kabiri. Turafata ibihamya bifatika by'iby'Imana yakoze. Tubishira imbere y'iterabwoba ry'abadayimoni. Tubihagarika imbere ya barupinzi bavago ntibyakunda. Sibyo? Tubwire Satani ngo Satani wakibonye ikipe itsinzi cyambere yoroheye gutsinda icya kabiri yifunguye izabo. Maze gufungura izamu rero inshuro nyinshi mu makipe atandukanye. Wabyumvise? Ndabyumva. Niba narafunguye ikipe bwa mbere urushundura nkarunyeganyeza n'izindi ziraza kunyeganyega kuko ikirenge nateresheje kiracyahari. Ibyo byose natura rero ni ku mavi ngufu za mawombi. Yes, Apostle. Claude Jubundi yaravuze kuri televiziyo yawe. Aravuga ngo YongweTV ngo murebe neza cyo kuba ari ya RUGAGI. Ngo aho akorera RUGAGI niho TV nimba ari TV7 sinzi neza. Ngo niho yakoreraga njyewe sinigeze mgera kuri iyo TV7 ariko nzi kwa YongweTV. So avuga byinshi aravuga ngo murebe neza ashobora kuba ari diri ya RUGAGI Yongwe iriya televiziyo atariye ngo RUGAGI yamuhaye akoresha izina ariko shobora kuba ari umukozi wa Yongwe. Ibi ngibi ni iki wabivugaho? Nanjye hiyo televiziyo yakoreraga sinigeze mpagera. Aho nageze naho YongweTV ikorera. Sibyo? Uwo rero yabivuze nk'umuntu. None se wirengagije ko Yesu yazutse bati murabeshya ntabwo yazutse. Kabiri wirengagije ati mwishinyagura aracyari mu gituro. Haraba ati inkoni bamukubise n'ibyo bamukoreye koko umuntu bahambye tubona yazuka gute? Ariko yari yazutse. Reka tubwire uwo nguwo tumubwire n'abamwumvise tumubwire ngo Yesu yarazutse. Inde? Kabiri tubwire abantu ngo Yesu yarazutse. Joseph yarazutse. Kabiri twebwe ntabwo turabashumba b'abantu kuko dufite intama turagiye. Imana yaduhaye kuragira. Sibyo? Ni turabashumba b'abantu. Twe dushumba Imana. Dushumbye intama z'Imana. Kabiri iyazamuye ukuboko kwa Ntuza ni nawe yazamura ukuboko kwa Ntuza. Birumvikana iyazamuye ukuboko kwa Ntuza ni nawe yazamura ukuboko kwa Ntuza. Iyazamuye ukwanjye ni nayo izazamura abazanyigiraho kwizera. Ese kirasobanutse icyo mvuze? Iyakinguye inzugi zawe ikaguha umugore ejo bundi ikagukorera ubukwe izakingura izakingurira na kameramani wawe akora ubukwe. Kuki abantu bumva ntabwo nsenga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, nsenga Imana yanjye. Sinizera binyuze kwa Aburahamu, nta nubwo nizera binyuze kwa Aburahamu, ni direct automatic. Nizera Imana yanjye itanga imigisha rero niyo soko y'imigisha, ni nawe yampaye umugisha. Uyu munsi ahubwo nihagira uvuga ko iyo televiziyo ntayikwiriye akabona Yongwe Coffee, akabona Yongwe Hotel, akabona Yongwe Shop, akabona Yongwe FM radio, cyangwa ukuruka ku kibuga cy'indege ugasanga agence z'amamodoka ari gutwara avuye muri diaspora ni Yongwe agence. Hari igihe tugiye kwinjiramo
abantu baceceke ahubwo bahimbaza Imana twasenze bavuge bati dore Imana hari abasaza utakwataka muri iki gihugu bitewe n'urwego Imana yabubakiye aho niho turi gusatira uwo ntabwo tumutindaho nahabwa umugisha nakomeza akore views akora akazi ese YongweTV ihuriye hehe na RUGAGI nk'ukuntu yabivuze bihuriye hehe wazabimbariza uwabivuze akazaguha ibisobanuro ibyo ntabwo twabimenya ahubwo nawe nubwo uba wishakira views hari ibintu wakagombye kujya ukemura kuri sheni yawe kuko nge ndi Dubai muri Aziya naragiye gupakira ibyuma navuganye nawe ndabyemera kandi streamer nazanye urazizi n'amamiliyoni zatwaye hanyuma ndi muri duwana urabizi nde duwana reka tuvuge ngo sibyo usibye nibyo ngibyo na YongweTV ndayizi n'ibikoresho ebana nuko nimeze ishusho ryayo ndarizi nariboneye mu maso yanjye ahubwo natangajwe no kumva biriye niyo mpamvu nahise mvuga ngo kukubaza nago ari bibi kugira ngo dusobanure maybe Claude nawe afite ari mu kazi igisubizo ni kimwe ari mu kazi ke cyangwa ashobora kuba afite ukuri kwe cyangwa ari mu kazi nanjye ndi mu kazi natera imbere mu kazi ke nanjye ntera imbere ukurusha ubutwari muratabarana nakora akazi ke nanjye nkora kanjye nayo ibya televiziyo byo najya kwishinga nawe azaza mugira inama kuko nzaba naramutanze ariko ibi bya televiziyo ntabizi cyakora si kuvuga Imana yamuhaye umuhamagaro so YongweTV ni ya Yongwe 100% inde YongweTV ijya muri RURA ibyo bizwi nanjye bikamenywa na RURA ministeri ifite aho babifite mu nshingano YongweTV niyo muri company yitwa Yongwe Media ijana ku ijana mfitemo imigabane 100%. Icyo kibazo kirasubijwe neza cyane mfitemo imigabane 100%. Ariko jye singira amafaranga mfite n'ay'Imana ubwo umuterankunga wanjye ni na Yesu jye na Yesu dufitemo imigabane 100%. nta undi mukire cyo kuba yashizemo akantu inde umundi mukire cyo kuba yashizemo akantu kuri YongweTV kwisi nta uzikorana iyo inzozi zirotumwe ariko zigashyigikira beshi inzozi zirotumwe zigashyigikira beshi abaherwe bakomeye kwisi amakampani yabo usanga ufite abo bakorana twifuza gukorana n'abanyarwanda beshi kugira ngo batere imbere twifuza gutanga akazi dushaka no gukorana n'abaterankunga muri izo kampani cyangwa abashoramari ariko kugeza kuri izi saha birategurwa tukareba na nterezi ibyo washoye zibyinjira tukanareba nibizasohoka ntabwo ari ibintu umuntu aza kuko cyane umuntu ntabwo ndananirwa ndi umutsinzi ndi umuneshi ndi umunyembaraga ahavuye ibya mbere hari kuva n'ibindi nagushubije bana njewe ndi kumva igisubizo kiri straight kabisa kiri clear cyane ko YongweTV ni 100% nimba bitamushimishije wari we wese wabyumvishe aje hehe kuri RURA abaze ese iriya YongweTV hari undi muntu ushizemo ntago ari ngombwa nugahabana akazi ahubwo nibizera Imana okay Claude nk'umuntu wavuze biriya bintu uramubwira iki uramubwira iki nakomeza akazi kahese niba kunguka nakomeza akazi niba kunguka ariko niba katunguka umvise ashobora guhindura akazi kuko afite imbaraga afite n'impano n'umuhamagaro ariko buri yagiye nta nubwo Claude mushyira mu mubare w'abandwanya ntabwo Claude andwanya simushyira mu mubare w'abandwanya nta nubwo ibyo yavuga nakurirwa mbitindaho cyane ko ibyo abagukora cyane ko ibyo abari gukora babizi ntewe yantabara mucyo hamagaye yanyitaba cyane ko no mu biganiro avuga avuga ati Yongwe ni umusaza na apotere ni intumwa ibindi rero ariko ngo yararakajwe n'ikintu kimwe kwanga kumusezeranya mu gihe kuko afite ubukwe vuba hari ibintu wagomba gusobanura muri kiriya kiganiro ntabwo nigeze mvuga ko jewe narakubwiye ngo niba yaravuze ko nzamusezeranya azaza tubiganireho kandi nanjye umunsi nani mfite umushinga w'ubukwe ngiye gusezerana
nabanje kujya kureba pasiteri wansezeranije tubiganiraho kandi igihe nasezeranije Korode ntabwo yabura abamusezeranye siwe wa mbere waba usezeranye yarakoze Devorce nta nubwo ari we wa nyuma nabikora kubera imyumvire yanjye cyangwa nabyanga kubera imyumvire yanjye cyakora mu myumvire yawe nta byago na bimwe namwifuriza nta n'abadayimoni bamutera banyuze iwanjye mu myumvire yawe gusezeranya umuntu ubishize twarabiganiriye gusezeranya umuntu wakoze divorce mu idini rya Kristo umuntu ukijijwe nkawe umupastor nkawe umukozi w'Imana ni sawa cyangwa ntabwo ari sawa mu ijambo namenye mu biganiro pasiteri Claude yakoze yavuze ko Devorce ari urupfu ari urupfu ngo Devorce ni urupfu sibyo niba ari urupfu ntabwo nakwifuriza abantu urupfu nakwifuriza abantu ubugingo bw'iteka ubuzima bw'iteka hatandukana abagiranye ibibazo turifuriza abanyarwanda n'abari mu mahanga kudatandukana kuko ibyo bibazo byabaye bigira ingaruka ku bana no ku muryango igisubizo mfite ni okay ibi ngibi nubwo ari kuri Claude wowe nka Pastor Claude nka Pastor Yongwe umuntu wakoze divorce waza ukamusezeranya mu rusengero ndimo kuvuga mu rusengero apana tugufata drapo ya leta twemera nubaha ariko mu rusengero noneho tubaha urusengero nk'inzu y'Imana wowe nkawe umuntu wakoze divorce wamusezeranya urusengero ni urw'abanyabyaha ntabwo ari urw'abakiranutse iyo umuntu aje agaca mu nzira zo kwera niho twavuze ngo ureba inyungu zitumye ugiye kujya kubikora wumvise no ntabwo rero uko umuntu abitekereje ariko biba hari inama zishinzwe kubyiga ntabwo umuntu atandukana n'umugore aze ngo ni mu nsezeranye hari inama zibyiga kuko na leta iyo uhageze babanza kunga yo mugiye gusaba divorce babaha amezi 6 yo kwiyunga bakanabaganiriza kandi babyaranyuze mu isibo ngo baganire leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda ihangayiki ndetse na RIB na polisi mu nzego zose zibanze bahangayikishijwe n'ikibazo cya divorce n'ihungabana n'ihohoterwa riri gukorerwa mu ngo wowe ku ruhande rwawe umaze kubyumva neza niki cyatuma ubikora cyangwa niki cyatuma utabikora inde wowe gusezeranya abantu bakoze divorce kuri wowe ntabwo ndi kuvuga ku wundi muntu cyangwa undi mu pastor wewe nk'umu apostle umukozi w'Imana Yongwe kuri side yawe tutagiye ku bandi ku bindi wowe nkawe ibyo ntabwo ndabisengera mfite impamvu ntabwo ndabisengera umunsi habonetse ubinsaba nzabanza mbisengere ibyo ntabwo nabisengera kugeza kuri izi saha divorce ni urupfu dusengera abantu boye gukora divorce nta nahitiriho nkuko nabivuze umuntu yakoze divorce ahubwo abanyamasengesho bakwiriye gusenga nta nibisobanura abantu batinda ibyo bitinze mukajya hari ubibwiriza ubirwanira ubona igice kinini cy'abakubwira nubwo wasoma Bibiliya 100 bagusomera umwe ukabura ibisobanuro dusengera ingo kugira ngo abantu boye gukora divorce bihanganirane hari ibibazo nabayemo wumvise mbona impamvu zifatika zari gutuma nkora divorce ndihangana hari nibibazo umugore wanjye yabayemo tuca mu bibazo bikomeye hari impamvu zatumaga muri bwa buzima bw'ubukene yagombaga gusubira iwabo tugakora divorce arihangana iyo umuntu yihanganye Bibiliya imwita umunyamahirwe iyo umuntu yatsinzwe nawe ntabwo ahunga Imana burundu kuko birabago nubwo bagwa ntabwo barambarara bagaruka Imana ituye mu mbabazi zayo no mu rukundo rwayo ariko ubwo buntu ntabwo buduhesha gukora ibyaha nkana cyangwa dushishikariza abandi mu kiganiro numvise yakoze harimo amagambo abiri meza avuga aravuga ati cyambere divorce ni urupfu nitwifuriza abantu gupfa akavuga ngo divorce ni ukuzuka twifuriza abantu kuzuka tubanze tubifurize kudapfa tubifurize no kuzuka iyo umuntu azutse azukira mu gakiza ntabwo azukira mu cyaha ndumva jubije neza cyane yes so agusabye kumusezeranya uri tayari igisubizo uri kumpa ntabwo ari ngombwa ni ikibazo ntabwo ari igisubizo ireka aho tuharenge
iyo umuntu akeneye ko bamusezeranya Arakwegera. araza mukabiganira Okay. ukareba ko yujuje ibisabwa Bibiliya ivuga Okay. wasanga byujuje ukamubwira ibyo yubahiriza. Okay. Wabisobanuye neza cyane nta n'ikindi narenza ahangaho nawe ngira ngo yabyumvishe igisubizo cyiza cyane. Reka tujye ahandi noneho. Uyu nguyu Claude ikindi cyamubabaje yaravuze ngo yasabye ko muza guhura ngo nagusabye ko ni njyewe wabisabye nasabye ko muza guhura na Claude utangiye uravuga ndabyibuka ko nasubije ngo tuzabyigaho. Icyo ngicyo cyaramubabaje aravuga ngo kubera iki umukozi w'Imana mugenzi wanjye guhura nawe yabigizemo ikibazo. Kuki se wowe uhora ushaka ko twicarana na Claude mu kiganiro hanyuma nawe akabishaka cyane? Hari n'amateleviziyo ahora amamagara. Nje mfite impamvu. Claude tuzicarana mbwire Claude tuzicarana nzamutumira kuri YongweTV muri studio zayo. Njewe reka nkubwire impamvu nifuza. Je mu ntego nihaye tuzakorana ikiganiro na Claude muri YongweTV. Nzamutumira n'abanyamakuru ba YongweTV dukora ikiganiro. Muri kumwe na Claude. Turi kumwe na Claude muri studio. Kubera iki mudahurira kuri BigTown? Kuri BigTown TV. Ntabwo ari ngombwa. Kubera iki? Oya mba mbona byaba ibiganiro by'impaka. Apana by'impaka. Oya byaba ibiganiro by'impaka. Tukavugana ijambo ry'Imana nk'abakozi b'Imana babiri bahuye. Kuki se nabandi ba pastor uranzanira ngo dukorane ibiganiro uhora wumva wanzanira Claude? Nje nifuzaga Claude. Mu bashumba muziranye n'abapasteri kuki utabanzanira ugashaka kunzanira Claude? Nuko hari amagambo Claude yakomeje kugusubiza nawe ukamubwira gutya na gutya, so nahise nekereza muhuye mu kigano kuri BigTown TV tukaganira mukanabwiriza byaba ari byiza. Jewe nta makuru, jewe buriya nta bintu bikomeye nicara nkavuga ngo Claude yampemukiye hana nta bihari. Biriya ni ibintu bica kuri YouTube bikagenda. Nanjye ibyo mbuze bigasha kuri YouTube bikagenda. Byanze bikunze ugomba kugira abantu bakumva kuri YouTube. Nawe akagira abantu bamwumva. Abantu bagendera ku bitekerezo bye n'imyumvire nanjye ndabafite. Ivyo rero ntabwo mwavura muvuye ati Claude wampemukiye. Sinegera muhamagara mubwire ngo yampemukiye. Nawe ntarampamagara mbwire ngo namuhemukiye. Kuri YouTube uragenda ugatanga ibitekerezo byawe bimwe bikumvikana ibindi bikumvikana. Ariko kwicarana n'umuntu mu kiganiro ubanza kureba inyungu zibirimo. Nzamutumira kuri YongweTV akori dukorana ibiganiro twicaranye n'abanyamakuru tuganira. Kandi icyo gihe tuzaganira ibiganiro bituje bishobora gufata bitari impaka ngo wavuze ibi. Ikiganiro cyo kubira Claude ngo wavuze ibi nawe akambira ngo wavuze ibi ngo wavuze ibi. Ayo ni amazimu. Kandi amazimwe ayisigeza abantu ntibakigira amazimu. Natera imbere akore nanjye ndi gukora. Okay. Ni byiza cyane. Kandi iminsi irangiza ibintu. Nawe twanahura buriya mu kiganiro nabyiyumvisemo tugakorana ibiganiro kuko hari nabo twabikoranye batari ku rwego rwa Claude, ariko kuko numvaga nta kibazo. Claude avuyemo umupfumu Sarongo nawe yifuzaga ko muhura. Ni sawa? Ntabwo muzi. Ntabwo muzi mbere yo guhurira n'umuntu kuri kamera mwakagombye kubanza guhura. Uvuze ntabwo muzi kuko sindigera mura nawe. Vuga Sarongo. Vuga Sarongo. Ntabwo ari ngombwa. Uvuze ntabwo muzi nta nubwo nigeze. Abisubiramo kugira ngo umumenye neza utaza kumwibagirwa. Vuga Sarongo. Ngo vuga umupfumu Sarongo. Je ntabwo bantegeka ibyo mvuga. Ahubwo jewe abantu bumva ibyo mvuga. Uwo simuzi. Cyakora nakurikiye ibiganiro bye. Ariko ntabwo muzi. Nakurikiye ibiganiro bya nkanga asanga ntakangika. Nakurikiye ibiganiro bye nkanga ngo aransinziriza asanga nkanuye ntasinzira. Murikira ibiganiro byambwira ngo arantura hasi ku nzira ngo ajye mu mujya mbyutse asanga ntagira. Ikindi nkurikira imbaraga afite nsanga ari tekinike ntazagira. Ibindi rero byo kuvuga ngo tugahura. Ngo yagukanze. Nakurikiye ibiganiro bya nkanga kuko afite abantu hari ubwo yari yarifatiye abantu abakanga. Aza gusanga rero hari igiti kitegerwa atarenga umupaka, nta mupaka atarenga. Kabiri naho yicaye aravuga ati mu bantu nakinisha ntabwo nakinisha Yongwe kubera yuko ukuri kwe nagiye nkugaragaza. Nakora ibikorwa bye rero nawe
nareka kunyataka nanjye sinzamwataka hanyuma rero ariko niyataka Bibiliya nibitangaza reka da ntabwo naceceka hari igitangaza igiye gukora ngo ni cya Yesu neza neza kuri Yesu twabonye no muri Bible Yesu yagende hejuru y'amazi ngo nawe yarabikoze ku gisenyi iki ngiki we nk'umupastor wabifashe gute iyo ni inkuru ishaje iyo ni inkuru ishaje nibajya ku biganiro nakoze iyo nkuru narayivuze sinyigarukamo niba umuntu imbaraga zagendera hejuru y'ikivu zanagendera hejuru ya pisine izo nkuru sinzigarukamo ariko cyo guhura cyo ngira ngo nicyo kigezweho mu bantu nifuza guhuza n'umukozi w'Imana Yongwe nifuza guhuza Pastor Claude na Salongo twavugana ikihe kiganiro ijambo ry'Imana uvuze nyuma uduhuje waduhuza mu biki uyu nguye se ko wanze no kuvuga izina rye mikrofone ndi umukozi w'Imana ukayitunga n'umupfumu nk'umuntu wigeze kugaragaza cyangwa kunyomoza ibitangaza yakoze nyine nkaguza n'uyo muntu nk'umuntu wigeze gufata ibitangaza yakoze ukabinyomoza turi kumwe ku igaraje ariya n'abantu benshi buzuye uratwereka ukuntu ahubwo ibyo naberetse babonye atari byo nabonye bisa nka biriya yewe nzajya nkwihamagarira umunsi azajya yongera gupanga imipango nk'iriya nzajya nkubwira ntiyongeye ngwino azajya akora kimwe mbiri utiyongeye ngwino cyangwa se umunsi uzongera gupanga nkana akavuga ati wenda ngiye ibyumba ngiye mu ntari ni ukora agatendo nka kariya uzahita umpamagara tuhahurire naho rero se kuri mikoro yanjye urantunga mikoro ndi guhanura ndi kuteramwe abantu confidence zo kubakira zo gukira no kubohoka nurangiza uyitunge n'umuntu uyitunge n'ibindi ntabwo bikunda na Bibiliya nibyemera so Yuriya guhura nawe byo bimeze gute umucyo bangikana n'umwijima Yuriya wavuze kutazi mu guhura nawe bimeze gute inde Yuriya wavuze kutazi duhurira heze tubahuje naza gusenga bazamufungurira hanyuma naza nabwo wumvise naza nabwo aramusaje kuri biro yanjye nshaka ntabwo yaza nk'umupfumu yaza nk'umunyarwanda nkamwakira kuko umupfumu ageze kuri biro yanjye ibimuri ari umupfumu koko nyamupfumu atari tekinike akinjiraho nsengera ibimurimo byahita bibwejagura mu biganiro ntabyo twaganira bihari twaganira si biki ukamubwiriza twaguma kuganira umunsi ambwira ngo duhurire Kicukiro nkamubura nkamubura no twagomba kuganira waragiye uramubura nta biganire riya yagiranye n'abahanuzi baba yari ku musozi Karumeli nta byahabaye Eliya yaravuze ngo ngaho nimucana igicaniro baragicana birabananira arangije arababwira ngo toka mwegereye ashyigikira igicaniro arangije amanura umuriro nta mpaka zikwiriye kuhaba ahubwo ni kuri tere rero mutegerejeho ni umunsi azongera kuvuga ngo agiye gukora igitangaza aho uzanye urwara tuhahuri nahubwo rero bindi biganiro ngo genda umupfumu ngo ndiki ntabwo bikunda byo kugukanga ngo azagusinziriza hari abantu wakanga hari nabutakanga hari ahantu watera ibuye ku nyubako ziri mu gihugu hari naho ugera ukibwiriza nta cyapa gihari ukagenda gake ukagabanya umuvuduko tubwira abanyataka bagabanya umuvuduko bibaye byo akaza akagutunga ya nkoni ugasinzira ahangaho byagenda gute Apostle Claude bya ku biganiro byarangiye wumva icyo navuze no mu rugo sinatahayo n'umugore naramubwiye ngo wahita wishakira undi mugabo bibaye nakongera kuba umugabo wawe Yesu yaba yarambeshye Bibiliya yaba nta mbaraga zirimo Yesu yaba yarambeshye kuko Yesu atabeshya rero iyo cyese ntiyabaho ntibyakunda sasa muzahura mubwire ngo ari ahagaze imbere yawe mubwiye ngo kora ibyo nawe urabizi ko nta mbaraga zirimo ntago mbizi nukafata imbaraga nkwiriye gukoresha nsengera abarwayi ni sengera abasasi indwara zikira nkora deliverance nkora ibikorwa byanjye unge kuzikoresha ubusa ibyo biganiro byihorira
nakora akazi ke. Okay. Abamwumva niba mwumve bazamenya ko miseri hari umuhanuzi witwa Joseph wabahanuriye. Icyo nari ngambiriye naragikoze. Ataka mfite niyo kwiyubaka no kubwira abantu ngo ayidigire imini dig gukira ni nona kubohoka ni nona. Niki gikunze kurakaza cyane Apostle Yongwe mu buzima bwe bwa buri munsi iyo yarebye iyo yumvishe iyo yabonye akumva arakaye cyane niki? Icyandakaje ni kimwe kubona abakozi b'Imana babaho nabi bakasuzugurika. Hehe ryari? Mu gihugu abantu beshi ugasanga umuntu ni umukozi w'Imana bayeho n'abasuzugurika kandi Imana imutuyemo. Ibyo byabaye hehe igihamye cyabyo? Birahari. Ukabona ubuzima umunsi nababaye. Mbariwe nkwibwirira ubwanjye. Ni umunsi nagiye kugurira abana banje ibikoresho bagiye gutangira ishuri. Okay. Nari mfite n'abandi bana nagombaga kugurira ibikoresho. Ndagenda bambarira ibikoresho nari mfite utwana nafashaga dukenye twishi ngenda afasha kugira ngo twige. Hanyuma nabanje njya muri papiteri ngura ibikoresho babirunda nkari abashyira mu gakapo ka buri muntu. Hinjira umuntu. Abaturaho Joseph. Kandi winjiye niwe nyiriduka. Arangije unda ati byose nibyo baguze ati na Apotre Joseph abivuze nyiriduka. Ahite bango ngwaguze bikeya na amaturo. Iryo jambo niryo ryambabaje. Ngwaguze bikeya n'ubundi na amaturo. Uwo munsi bukeye bwaho nyuma y'iminsi 15 niho natangiye kampani. Mitambangwa idigiri imini dig igihe cyo guca gasuzuguro niki? Wahise umusubiza gute umuntu? Oya sinamushubije n'ibintu sinabiguze. Namubwiye ngo ibintu byawe byihorendagurira ahandi bubaha abakozi b'Imana batari bumbwire ko ari amaturo. Nahise mbona ko ubuzima bwanjye bwose abantu baburebera mu maturo. Nahise mbona yuko iyo umwana wanjye agiye kwiga babona ari amaturo, iyo nguze inkweto babona ari amaturo, iyo nguze ishati babona ari amaturo. Kandi yabimbwiye mu gasuzuguro keshi. Neba ngo niki nakora kugira ngo nishiye umudayimoni w'agasuzuguro. Mfata ibyemezo neba ngo ngiye gushaka ibyo nkora niyubake. Ndashimira Imana ko yabinshoboje kwizaguma no kubinshoboza. Uwo munsi natangiranye confidence zo kubwira abakozi b'Imana ko bakwiye gukura amaboko mu mifuka bagakora. Pastor ntarangwe n'ikote rishaje. Pastor ntarangwe n'utwana twishi twindahekana wumvize twindahekana tudafite ubuzima. Roho nzima mu mubiri muzima. Ikindi kindakaza ndakariyo mbonye abantu bakagombaga gukora ibintu by'ubutwari bakoze ibintu by'intege nke. Ubundi ndaho ndatuje. For example, par exemple nk'iyonye umuntu apfusha ubusa imbaraga ze afite yakagombye kubyaza umusaruro ukabona ari kuzipfusha ubusa. Icyo ngicyo kiba ntago gisobanutse neza. Niyo mbonye umuntu wumvise wakagombye guhagarara hari agahamya imbaraga z'Imana ari guhamya imbaraga za Satani kubera indage. Barahari amazina hamwe umuntu ashobora guhagarara mu mbaraga z'Imana ngo ahamye neza ubwami bw'Imana n'ubutware bw'Imana n'imbaraga yabonye mu Mana agatandukira kubera indamu z'umwanya muto. Ndababara. Havuga ngo uyu nguyu yaba yarahishuriwe neza imbaraga ziri muri Yesu n'ubukire buri muri Yesu yakagombye guhagarara akavuga Imana ikazamuzamura.